aje y'abarozi ndongeye nyigarutseho n'ubushize ndayiha abarozi abantu baroga Imana yambwiye ngo murekeraho kuroga kuko Imana irababayira irarema mukica arimo mukica Imana yambwiye ngo mbwira abarozi murekeraho kuroga Imana yambwiye ngo mbabwire abarozwe uziko hari abantu barozwe amaguru ni barahari hari abantu barozwe amaguru ugasanga umuntu yabyimbye igice kimwe yego ugasanga umuntu yabyimbye igice cyo hasi amaguru yarabyimbye angana atya cyangwa se oya ntago dukwiye kuba nk'umukasi sobanura ntago dukwiye kuba nk'umukasi uretse widucika uyu munsi dufite umwanya uhagije nubwo imvura iri kugwa imvura n'umugisha ariko imvura n'umugisha kandi twayisengeye sobanura uhereye ku rushinge icyo nshaka kuvuga yego urushinge rusobanura iki urushinge rusobanura guteranya ibintu bitandukanye uzikari byo urushinge ruradoda mbese rufatanya bitandukanye niyo mpamvu rogiyeho kugira ngo mbe umukasi nzakomeza mbe urushinge ndaguca ku bantu ndabwira undi ngo ariko ngo ugira umutima mubi nk'uw'igiheri kandi igiheri burya ni kibi cyane ntabwo rero dukwiye kugira umutima nk'uw'igiheri tugomba kugira umutima nk'uw'abantu abantu basenga Imana itugire neza hanyuma ku gitera cya kane nacyo baravuga ngo mutware intwaro z'umwuka amen ngo nizo mukwiriye inkota ityayiboneye ni ijambo ry'Imana muryemere mwese iye kunesha muhabwe ingabire nziza z'abatabarutse abakobwa we muhabwe ingabire nziza z'abatabarutse ababyeyi we muhabwe ingabire nziza z'abatabarutse abasore we muhabwe ingabire nziza we z'abatabarutse abana bato muhabwe ingabire nziza we z'abatabarutse Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana inshuti zacu mudahwema kubana natwe ibihe byose. Uyu munsi twongeye kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. Hari umunsi ni ku wa kane itariki ya 14 sindiyora yego uraho neza mukozi w'Imana muraho neza yego amakuru ki makuru turaho turashima Imana Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro nuko ingendo mazemwe iminsi ibibazo ingorane wiruka mu ntara ugaruka byagenze neza uko biri kose ijambo ry'Imana rivanga mu byiza no mu bibi dushime yego uko biri kose ko byose byagenze neza ariko ndashima Imana ko nkihumeka umwuka w'abazima kandi nkibasha gusenga twari tumaze igihe kinini tutabonana yego hari igihe ushyiraho ikiganiro bakambaza ngo wakoze ikiganiro kandi ntanaheruka nyine ikintu twe tubakorera ni kimwe n'abakunzi bacu babimenye iyo twaganiriye n'umuhanuzi agahanura ibintu bwacya bya bindi yahanuye bigasohora iyo tutari kumubona hafi icyo dukora cya mbere ni ukugaruraho bumwe muri bwa butumwa yatambukije kuzageza igihe tumuboneye kuko biriya ni ibintu bituma umuntu atazima abantu nanone bashobora kwibaza bati se umukozi w'Imana yaraguye umukozi w'Imana nta kivugira Imana umukozi w'Imana byagenze gute niyo mpamvu tukigaruraho kuriya kugira ngo tubereke ko uracyahari
kandi ibyo wavuze bifitanye isano. Yenda naguhereza nk'urugero, ejo bundi waravuze ati ngiye gusenga Imana itanga imvura imaze iminsi yarabuze, Imana itanga imvura, ariko uvuga ko hari abantu bakwiye no gusenga kugira ngo itazaba nyinshi ikagera abo itwarira ubuzima. Ibyo ngibyo twarabibonye, n'ubu ngubu urabona ko iraguye, twarabibonye. Niyo mpamvu rero nahise nkigaruraho, abantu bacu bajye banyihanganira, barambwira bati kuki wakigaruyeho, hari n'umuntu uba utarabyumvise. Ejo bundi hari umubyeyi wampamagaye, ndumva ntebuka neza ahantu atuye, yego, arampamagara arambwira ati dusengera imvura, twabuze imvura. Nari ndi mu modoka. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo aho uri hose wasenga, naho waba ugenda wasenga, naho waba wicaye wasenga, naho waba uri mu bindi wasenga. Umubyeyi arampamagara, ndi mu modoka ndimo njya Rwamagana Iburasirazuba, kuko niho mbuka abantu ngira ngo narabivuze kenshi. Yego. Hanyuma arambwira ati dusengere twabuze imvura, kandi ahandi iraguye. Nabwo nti rwose humura, bitarenze uyu munsi imvura iragwa. Ntayo makuru ndayafite. Nagiye gushyika Rwamagana, ambwira ati ya mvura yaguye. Imvura yaraguye rero, iyo umugisha ariko atari yayindi twavugaga. Yego. Ndiho mbwira abantu ngo bihane kugira ngo imvura itazaza ari mbi. Yego. Iyo twagoshije rero niyo umugisha, iyo y'abantu bavuze dusengere, yanabwaga dusengere, abantu bambwira ati dusengere rwose tubona imvura, imyaka irumye. Ubu ndizera ko hafi mu gihugu cyose bose babonye imvura. Urakoze cyane, reka twohe kwihuta ahubwo tuze gutangira ikiganiro neza. Uyu munsi none twicaye muri etaje nziza cyane. Nagiye kureba umukozi w'Imana, uyu munsi amavuta ni menshi rwose. Reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Imana nziza, Imana yacu, Imana y'urukundo, Imana idukunda, Imana iturebera aho tutabasha kureba, Imana itatanya imigambi yose y'ikuzimu, Imana isenya inkike z'ikuzimu, Imana iturwanirira, katurinda abarozi, katurinda abicanyi. Ni wowe kakanya turi imbere yawe tugushimira ko waturinze, warinze abanyarwanda, warinze abari hanze y'u Rwanda. Ishimwe ni iryawe. Bana natwe rero muri iki kiganiro tugiye kugirana na Pascal ndetse n'abadukurikiye, uduhe umugisha, tugire neza, tukugireho umugisha, kandi n'abandi bose n'abarwayi ndabasengeye mu izina rya Yesu. Abafite ibibazo by'amazu, abafite ibibazo by'ubukode, ndagira ngo bahagaraho, kandi n'abarwayi bose bafite ibibazo byose bitandukanye, ndagira ngo bagirire neza, kugireho umugisha. Aka kanya ndabasengeye, wowe urushye unaniwe, ndakwinginze ngo muruhure. Mpagaze mu kwizera rero, kandi nizeye ko databuja ugiye kubikora byose. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, karibu. Reka turirimbe umuririmbyi wa 210. Ni umuririmbyi nkunda. Hari n'ababyeyi baba bambwira ati dukunda kuntu muririmba, tuba tugira ngo mujye muririmba. Hari abantu izi ndirimbo ndazikunda cyane, hari n'abantu bazikunda. Ni byiza rero kuririmba, ni byiza. Burangwa iyo uririmbye ubusenze kabiri, iyo uririmbye neza ukuri no mu mwuka rwose ubusenze. Reka turirimbe mu izina rya Yesu. Nimuze ngabo za Yesu, tujye mu ntambara, twarobanuwe n'umwami, mwese mwiyereke umugaba. Umugaba araje we, tumukurikire, impanda bazivugishe, ayiwe nimuze mwitabe, dore umugaba uzigabye, ayiwe ni Yesu Kristo, yanesheje wa mwanzi we, ayiwe kubw'umusaraba, ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye,
ntitwashobora kuneshwa se ayiwe Yesu aturwanirira ntitwashobora kuneshwa se ayiwe Yesu aturwanirira mwiyumanganye mu byago ayiwe mugiye kubona murinde imitima yanyu ayiwe hitagwa mu gico intwari y'umwami iyo ngiyo we ntiyita ku by'isi nikwigimera ngo ibone ayiwe kunesha satani intwari y'umwami iyo ngiyo we ntiyita ku by'isi nikwigimera ngo ibone kunesha satani mutware intwaro z'umwuka nizo mukwiriye inkoti cyayiboneye ayiwe ni ijambo ry'Imana muryemere mwese iyo ngiryo we niryo ribakiza muryizere mu mitima ayiwe nibwo muzanesha muryizere mu mitima ayiwe niho muzatsinda Imana ibaha imbaraga ayiwe murwana intambara umwami ni ubigisha ayiwe kunesha abanzi be mukomere cyane mugiye kunesha muhabwe ingabire nziza zabatabarutse abakobwa we muhabwe ingabire nziza ayiwe zabatabarutse ababyeyi we muhabwe ingabire nziza ayiwe zabatabarutse abasore we muhabwe ingabire nziza we zabatabarutse abana bato muhabwe ingabire nziza we zabatabarutse amen muhabwe ingabire nziza ayiwe zabatabarutse abakenewe muhabwe ingabire nziza zabatabarutse abashoboye muhabwe ingabire nziza we zabatabarutse abagabo muhabwe ingabire nziza we zabatabarutse abarwayi muhabwe ingabire nziza we zabatabarutse 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 Mana ishimwe haleluya amina afite amahoro mu rugo muhabwe ingabire nziza zatabarutse amena hano hari abarwayi ndafashijwe yego amina hano hari igitera cya gatatu yego ndagikunda cyane kiravangwa mwiyumanganye mu byago ayiwe mugiye kubona murinde imitima yanyu ayiwe itagwa mu gico intwari y'umwami iyo ngiyo we ntiyita ku by'isi nikwigimera nk'ibone ayiwe kunesha satani amina amen ngo mwiyumanganye mu byago mvugira ngo amen ngo mwiyumanganye mu byago ngo kandi murinde imitima yanyu itagwa mu gico Mana ishimwe cyane amen ngo inkota ityayiboneye
ni ijambo ry'Imana ngo muryemere mwese niryo ribakiza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kuri kiriya gitero cya gatanu haravuga ngo Imana ibahe imbaraga murwana intambara, umwami niwe ubigisha kunesha abanzi be, ngo mukomere cyane mugiye kunesha, muhabwe ingabire nziza z'abatabarutse. Amen. Imana ishimwe cyane. Buriya biba byiza kugira ngo usobanurire umuntu wumve nicyo umuririmbyi ashatse kuvuga, kuko ni byiza cyane. Buranga iyo umuntu aririmbye abasenze kabiri abantu bazikunda, hari ababyeyi bajya hamagara bakambwira ati ni ukuri izo ndimo mujye muzituririmbira turazikunda. Indirimbo ni nziza cyane rero. Abo bantu nta shitani bafite. Oya nayo pe nta mutima mubi bafite. Hari igihe mperutse guca ku bantu numva ndaramubwira ngo ari kugira umutima guca ku bantu ndabwira undi ngo ariko ngo ugira umutima mubi nk'uw'igiheri. Igiheri burya ni kibi cyane. Ntabwo rero dukwiye kugira umutima nk'uw'igiheri, tugomba kugira umutima nk'uw'abantu, abantu basenga. Imana itugire neza. Hanyuma ku gitero cya kane nacyo haravuga ngo mutware intwaro z'umwuka. Amen. Ngo nizo mukwiriye. Inkota ityayiboneye ni ijambo ry'Imana, muryemere mwese niryo ribakiza, muryizere mu mitima niho muzatsinda. Imana itugirire neza cyane. Ngo nituryizera ngo niho tuzatsinda. Imana ishimwe cyane. Abantu bihangane turagenda tutaruka igitero, kuko buri gitero mba nshaka kugenda nkivugaho. Ku gitera cya kabiri haravuga ngo dore umugabo araje. Umugabo araje mumukurikire. Umugabo araje. Ngo dore umugabo uzigabye, ngo ni Yesu Kristo yanesheje wa mwanzi we kubw'umusaraba, ngo ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye. Ngo twashobora kuneshwa dute? Kandi ari uturwanirira. Ngo twashobora kuneshwa dute? Yesu ari we uturwanirira. Banumva igihe cyose njye ntashobora gutsindwa. Umugabo Yesu n'umugabo, ndamwemera. Imana ishimwe cyane. N'umugabo. Haleluya. Amen. Ntabwo twatsindwa, twaneshwa, ntitwagambanirwa, ntitwahirwa. Amen. Kandi ari we uturwanirira. Reka turirimbe n'uyu muririmbyi wa 211. Aravuga ngo hariho indi si nziza cyane. Siko ntahuze ariko ndagufasha pe. Hariho indi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana, tuyitegereze twizeye, kuko data ayidufitiye. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo bakijijwe, ntituzongera kubabara. Tuzagira agahinda kose. Aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza mw'ijuru
tuzahurirayo bagenzi, data tuzamusingiriza ubwo buntu yatugiriye, n'urukundo rwe n'imbabazi, n'imigisha yatwungukira, aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi, aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Amina. Abundi abantu dukwiye gukora ibyiza kugira ngo tuzahurireyo mu ijuru. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ubundi buriya umunyamasengesho, umuntu usenga, tuba dukwiye kuba nk'urushinge. Buri urushinge ni rwiza ruteranya ibitandukanye, ariko umukasi utandukanya ibifatanye. Ndavuze ngo abanyamasengesho, yego, abanyamasengesho hari abantu bajya bakunda kunyita pasiteri. Ntabwo ndi pasiteri w'itorero, ndi umunyamasengesho kandi ngabura ibyo natumwe. Ariko buriya abanyamasengesho, yewe n'umupasiteri n'undi wese, dukwiye kuba nk'urushinge. N'ibyo nakubwiraga, buriya urushinge ni rutoya kandi runagura makeya. Ufashe umukasi n'urushinge, abenshi bahitamo umukasi, ariko kubera ko mu buryo bw'umwuka batazi icyo bisobanuye, njye nahitamo urushinge. Kandi nawe n'undi wese utwumva namwifurijemo guhitamo urushinge, kuko hari igihe ntanga ikizami gutyo umuntu akambwira ati njye nahitamo umukasi. Oya, ntabwo dukwiye kuba nk'umukasi. Sobanura. Ntabwo dukwiye kuba nk'umukasi. Uretse widucika. Uyu munsi dufite umwanya uhagije nubwo imvura iri kugwa. Imvura ni umugisha, ariko imvura ni umugisha kandi twayisengeye. Sobanura uhereye ku rushinge. Icyo nshaka kuvuga, yego, urushinge rusobanura iki? Urushinge rusobanura guteranya ibintu bitandukanye. Uzi ko ari byo. Urushinge ruradoda. Ruradoda, mbese rufatanya bitandukanye. Niyo mpamvu rero kugira ngo mbe umukasi, nzakomeza mbe urushinge. Kuko tugomba kuba urushinge, tukongera tugateranya ingo zatandukanye, tukongera tugahuza ingo zitabana, zikabana mu izina rya Yesu. Kuko turi urushinge mu buryo bw'umwuka. Tugomba kudoda, tugomba guteranya ibitandukanye. Haleluya. Ntabwo dukwiye kuba umukasi. Abantu rero bagira urukundo, buriya tube nk'urushinge, tugire urukundo, abantu dukundane. Nicyo kintu Imana ishaka. Naho umukasi uraza ugakata. Urakata ugatandukanya bifatanye. Umugore n'umugabo bikundaniraga pafu. N'abana ahubwo uzi ko abana bajya banga ababyeyi, n'ababyeyi bakanga abana. Kandi ntacyo bapfa. Ntacyo bapfa. Ari wa mukasi wabagezeho cyane. Ariko uyu mukasi, imiryango igatandukana kubera umukasi. Umukasi buri umukasi uratandukanye, ntuteranya. Uyu munsi uduhaye ubutumwa kabisa. Oya, abantu ndagira nibyo, ariko mba ngira ngo abantu basobanukirwe n'icyiza Imana ishaka. Imana ishaka ko tuba urushinge aho kugira ngo tube umukasi. Twihuse rero, reka ntangire mesaje. Yego, reka ntangire mesaje. Ni mesaje y'abarozi. Ndongeye nyigarutseho n'ubushize. Ndayiha abarozi. Abantu baroga, Imana yambwiye ngo murekeraho kuroga. Kuko Imana irababayira, irarema mukica, harimo mukica. Imana yambwiye ngo mbwire abarozi murekeraho kuroga. Imana yambwiye ngo mbabwire abarozwe. Uzi ko hari abantu barozwe amaguru. Barahari. Hari abantu barozwe amaguru, ugasanga umuntu yabyimbye igice kimwe. Yego. Basanga umuntu yabyimbye igice cyo hasi, amaguru yarabyimbye angana atya, cyangwa se akanabyimba inda gusa. Yego. Ndagira ngo rero mbwira abo bantu ko Imana nabije kubarogora. Buri Imana niyo. Haleluya.
Imana niyo buriya burozi bwo kubyimba inda akenshi butajya bukira uretse Imana ijya ibukiza. Babyita urushwima. Hari abantu bajya banyoherereza amafoto akambwira ati reba narwaye amaguru, ntabwo ari amaguru asanzwe, ndagira ngo mbabwire ngo harimo imyuka mibi, ariko nkomeje kubasengera ko muhumure, Imana yambwiye ko igiye kubarengera. Amina. Imana ishimwe rero, nuba message nari mfite ari izo ngizo. Yego. Imana ibahe umugisha. Imana y'amahoro ni guhereza umugisha cyane. Ntabwo turi buze gukora ikiganiro kirekire. Ubushize wasengeye imvura pe, byari byanze ndetse wasengeye no kuri kamera. Uyu munsi uriyumva ute iyo ubona Imana yaratanze imvura y'umugisha? Message ziza zikubwira ngo iki? Message ziza ni nziza kuko Imana irambwiye ngo mbwira abantu benshi bihane. Muri hangana ndwaye akagripe hari n'ubukonje. Yego. Imana yambwiye ko mbwira abantu bakihana. Abantu rero bakomeza kugenda bampamagara bakatura tugasenga, byagenze neza rero. Niyo mpamvu mubona ikirere cyacu gihehereye, niyo mpamvu mubona mbese ndakeka ari no ku isi yose. Yego hari ubukonje bwinshi, ariko ndizera ko abenshi imvura ari y'umugisha bari bayikeneye. Twari dukeneye imvura, ibishyimbo ni byiza, ukebuke n'inyuma yawe urebe, dore ibishyimbo birasa neza, bose umushogoro umeze neza cyane, umeze neza. Ni byiza rero ko abantu dukomeza kwihana kugira ngo Imana nayo ikomeze igira ite iduhe umugisha. Iyo mvura niyo mugisha rero. Abantu benshi bari bayitegereje, imyaka yari yumye, wageraga ku bantu kumva barihebye. n'iyi wacu za Rwamagana, kugira ngo none mbonereho gusuhuza abantu b'i Rwamagana. Imana irabakunda, si uko ari iwacu gusa ariko abantu benshi Imana irabakunda. Ariko nzi neza ko ariho hantu hari hakomeye cyane, niriya mu Mutara no mu Bugesera. Ni henshi ko abantu bajya bahamagara bambwira ati twabuze imvura, twarasenze rero imvura irahariho, mukomere muhumure. Naho kwibaza ngo mba numva ameze nte iyo nsengeye ikintu kigasohoka, mba numva ni ibisanzwe kuko tuzagumya kuvuga ibisohora. Reka tugushimire, imvura ibaye nyinshi. Imana nidufasha tuzongera dukore ibindi biganiro. Reka ngusabe kugira ngo usabire umugisha bari badukurikiye mu buryo bwihuse. Mana nziza, Imana yacu, Imana yo kwizerwa, mu izina rya Yesu Kristo ndasenze mpagaze mu kwizera. Abari badukurikiye bose mbasabiye umugisha, abarwayi mbasabiye gukira, abakobwa mu izina rya Yesu ndabingingiye cyane ngo bubakire, abasore bubakire, abingo zatandukanye wongere uziteranye mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze mu kwizera ndasenze ngo utugire neza, tukugireho umugisha, bana natwe rero ukomeze kuduha umugisha nk'uko wabidusezeranyije. Ngaho rero ndasenze kandi ndizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Cyane wabanye natwe utarakora subscribe, share ndetse na comment. Iteka Imana abaho umugisha. Shalom.